kunyagwa ntabwo se byari byo. Kunyagwa, kwamburwa, ubuzwa n'ibindi. Urabyumva? Kandi bitakuvuyeho, utabifite n'uruhare, ariko biragushyikira, bikugeraho. Umuntu ashobora kunyagwa, akanyagwa akazi, ashobora kunyagwa ubutunzi, ashobora kunyagwa ibimwerekeye ku mpande zitandukanye, ashobora kunyagwa mu buryo butandukanye. Muri make akabura ibyo yari afite. Ubizi se? Ubizi? Kunyagwa ntabwo ubizi? Ntabwo uzi ibyo wageze? Zamura icyubahiro ko yigiwe. Haleluya. Amen. Uyu muntu azamuye icyubahiro ko yiriwe. Sibyo? Ko n'abanyazwe. Ariko ari ijambo. Haleluya. Hari igihe umuntu abana atazi ibintu arimo. Hari igihe ubana utazi kugenda. Hari igihe uba mu buzima utazi kurwanya n'ibiguhiga. Ariko bikuzungurutse impande n'impande. Amen. Warangiza ukagira ngo niko bimeze cyangwa ni ibisanzwe. Ariko nyamara si ibisanzwe. Yesu nashimwe. Amen. Hari umudamu warigeze kugatukira ari hakurya, yari atwita zikaje nk'ibyumba birwa byari. Imana yavuga ngo mugabo ufite ikibazo mu nda. Ndamubwira ariko madamu, Imana yeretse ufite ikibazo mu nda, ikibazo ufite ati wapi nacyo. Yari kubona umugabo. Weruka kwa muganga ati musibone ejo narindiye. Bakubwiye ngo ikisi nta kibazo namba. Noneho kugusengera ntacyo bivuze ntacyo binabaza. Ati ukuri ntacyo bitwaye byihorere. Amahoro y'Imana abane nawe. Amen. Amahoro y'Imana basengeraga muri Zaburi iki gihe. Yaratashye mu byumweru bibiri aragenda ajya kubyara ajya kwa Faisal. Agezeyo Yesu nashimwe. Kuva yagera ku iseta baba bagera muza mu aho byariye. Ubwo umwana yabyaye barukana umunsi, umugore amaze amezi 4 muri nuza muri Faisal, umwana amezi 6 muri hospital militaire. Umugore barangije gukuramo ibintu byose by'amatirisi n'ibyo mu nda byose, baravuga ngo uriya niwe wari mubyaye, ntabwo uzongera kubyara kandi uwa mbere yarabyaye, kandi baravuga ngo nawe azamara imyaka 3, niyo garanti. Imyaka 3 niyo garanti. Nabo baragenda barasizi byari uko byari byarageze bashyira mashini hano mu mutwe, ikaba ari imugabo, ikaba ari umuhumekesha, ikaba ari imugira byose. Buri mezi abirajyaga sehashaka kugira ngo bongere bayikorere maintenance yo kugira ngo bongere bashyire mu mwuka. Imyaka 3 umwana arapfa, umugore akongera kubyara. Yaraje n'umugabo baragaruka mu itorero bararize ati kutumvira. Abo twari kumwe hakurya barabizi. Uwo mudamu agize agahinda n'umudamu yarambabaje. Yahise aba n'uwisiwe, ariko disisimo yuko asenza hayi. Muri cya gihe bafungaga amatorero ntabwo nongeye kumubona. Amen. Ariko urumva mbarezo yabaye yahe ayo nyine. Ariko ntabwo araye nawe ariko tubivuga. Sivyo ntugire ubwoba. Uranyumva? Ahubwo Imana iramya ngo torero sikara baba n'isi wayazegerezo mbe. Ariko Imana nabwe ngo irabisoje, irabigushyigikiyemo kandi kubikora mu izina. Amen. Ngira ngo none mumvise birakubwiraga. Babyumvise. Birahari. Byarasonja birasonja. Yabaparitse ku bapisi. Ibiri mu makaye no mu mapuro. Imbaraga zaburwanyaga, imbaraga za frenagite, imbaraga za mablokage, imbaraga z'umwijima z'ibitero bitandukanye, ndasindanije ku buzima bwe no kubye no kube n'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Reka Mana umufungure imiryango yinjire mu masezerano je muri Kanani n'izina rya Yesu. Ibyo Satani yatwaye, ibyo yishyura isure, ibyo yatwaye ibigarure, ibyo yashenye byubake, umugire neza kugira umugisha. Kugura Imana yumva gusenga, sengera abaguye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imbaraga z'ibite zateraga kuri amakuru ndazinanije. Uri Imana yirukana ibi byose, ukureho ushyire iherezo, utabarekana umurengero maze kuguza mu izina rya Yesu. Amen. Aho
musohoka ariko Yesu nashimwe musohoke atari umuntu weruka gusohokana hari umuntu weruka gusohokana nibura bajya kwifata neza ajya muri kasota ry'agafi ry'agakoko ry'agasarade nawe azamura icyo rwego ugira neza hari uweruka mwabikura he mwabikura he nibura saruheruka kujya muri vakansi nibura cyangwa muri uwo murambaza ngo vakansi ubundi ni iki vakansi amaziko arizo abanyeshuri yewe haleluya ntabwo wajya muri vakansi imiryango igifunze ntabwo wajya kuruhuka ibikurusha bikiri kumwe nawe haleluya ariko uyu munsi Imana itegetse abacamanza ngo bategeke abasirikare babarekure abasimu babarekure abarangi babarekure zajya bigize babarekure ubukene babarekure abajyana babarekure ubushomeri babarekure imyuka yose ibarekure mu izina rya Yesu amena mufate indege mujye Dubai mujye kuruhuka yes none se ko nduzi mwebwe ntabwo byababera muratangiye kuvuga ngo nimuze ururimi mwavuga amafaranga aravuga arabavugira nubwo waba utazi kuvuga icyo ubonye ifaranga yiga ururimi rwawe iyo akubonanye ifaranga si wowe wiga ururimi rwe ahubwo yaribonanye yiga ururimi rwawe kugeza arikukuyeho amena reka twimana cyicubahiro bagiye kwiga indimi zanyu ntabwo ari muzindi zanyu kuko mwebwe mufite kashe haleluya mwamuke dusengera amafaranga mwamuke dusengera amafaranga mujye mu mavakansi musohoke imbaraga z'abasimu zazibafasha zava mu izina rya Yesu tugiye gusengera amafaranga ni nacyo sengera cyonyine nta burwayi ufite ahubwo urwaye inzara urwaye ubushomeri si byose nta munaniro ufite ahubwo ikibazo ufite haleluya n'uyu munsi Imana itanze igisubizo mu izina kuko iravuze ngo musorere abo hantu nta bandi ni mwebwe ni mwebwe Imana ivuzeho ngo babasohoye ngo muzakinagira n'inyana z'imitavu mu izina rya Yesu reka dusenge Imana fata ikintu wumva wowe ushaka kuba Imana yagushyiramo amafaranga cyewe ntacyo ndi gufata ayanjye yajyane kuri konti kuko ntacyo yakwiramo sibyo amena tugiye gusenga Mana data twese uri mu ijuru sengera mu bwoko bwawe uratubwira ngo ugiye kudusura basore mu bukene basore mu madeni basore mu bushomeri basore mu bibazo basore mu bigeragezo basore mu burwayi basore mu ntege nkeya basore mu babanga basore imbaraga zireme iby'agaciro kuri bo kandi mu izina rya Yesu uko abahaye kuko bagera kumukunda
nimwakira amafaranga, nimwakire. Ariko ko nose mufite isoni zo kuvuga ngo ni hasi. Iyagara ubu tuba dufite abasekirite bagera ngo parika udacura umwanya abandi nayo amena. Imana bamugisha rero, ariko buri wese ataye ziko Imana yamusohoye handi yarari. Imana ko yamusohoye aho yarari, ntabwo ari kwiyave baguhaye, ahubwo ni Imana igusohoye aho hantu. Ese twe niyadusohoye handi twari tuzi nk'itorero siyo niyadusohoye. Niyadusohoye none se ubu turiye turahari hano. Ubu n'uwatohera handi twari turi ubuntu ntabwo twasa.